Yesu ashimwe mwebwe akurikiye muri wowe TV muri kumwe nanjye NGD. Nanjye kubasuhuza mu izina rya Yesu duhurira kuri uyu muyoboro wa muri wowe TV. Uko twabisezeranye rero reka dutangire dusenga Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera duhereye mu gitabo. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi tugirira, tugushimiye gukomera kwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye uyu mwanya nanone uduhaye wo gusoma ijambo ryawe ryera. Umwuka wawe wera yururuka bane natwe, kandi buri wese abe mu ruhande rwe, utuyobore. Mwami Imana, ukomeze kudushyigikira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu tubisabye, amen. Itangiriro igice cya 11. Imana inyuranye indimi z'abantu. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende, izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana. Twe gutatanira gukwira mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, dore aba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe. Ibyo ni byo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo, rubemo nyinshi zinyuranye, be kumvana. Uwiteka batataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose, rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose. Urubyaro rwa Shemu. Uru ni rwo rubyaro rwa Shemu. Shemu yamaze imyaka 100 avutse, abyara Arupakisadi mu mwaka wa 2 w'umwuzure ushize. Amaze kubyara Arupakisadi, Shemu arongera amara imyaka 500 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Arupakisadi yamaze imyaka 35 avutse, abyara Shera. Amaze kubyara Shera, Arupakisadi arongera amara imyaka 403 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Shera yamaze imyaka 30 avutse, abyara Eberi. Amaze kubyara Eberi, Shera arongera amara imyaka 403 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Eberi yamaze imyaka 34 avutse, abyara Peregi. Amaze kubyara Peregi, Eberi arongera amara imyaka 430 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Peregi yamaze imyaka 30 avutse, abyara Rewu. Amaze kubyara Rewu, Peregi arongera amara imyaka 209 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Rewu yamaze imyaka 32 avutse, abyara Serugi. Amaze kubyara Serugi, Rewu arongera amara imyaka 207 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Serugi yamaze imyaka 30 avutse, abyara Nahori. Amaze kubyara Nahori, Serugi arongera amara imyaka 200 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Nahori yamaze imyaka 29 avutse, abyara Tera. Amaze kubyara Tera, Nahori arongera amara imyaka 119 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Kuvuka kwa Aburahamu. Tera yamaze imyaka 70 avutse, abyara Aburamu na Nahori na Harani. Uru ni rwo rubyaro rwa Tera.
Tera yabyaye Aburamu na Nahori na Harani. Harani yabyaye Loti. Harani apfira aho Tera se ari mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri y'Abakaludaya. Aburamu na Nahori bararongora. Umugore wa Aburamu yitwa Sarayi. Umugore wa Nahori yitwa Miluka. Umukobwa wa Harani niwe se wa Miluka na Yisika. Sarayi yari ingumba, ntiyari afite umwana. Tera ajyana Aburamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we na Sarayi umukazana we, umugore wa Aburamu umuhungu we. Bava muri Uri y'Abakaludaya barajyana. Bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Bagera i Harani barahatura. Iminsi Tera yaramye ni imyaka 205. Tera apfira i Harani. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mana Data twese wo mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ineza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tumaze dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze kuba kuri buri wese kugeza igihe tuzongera gusubirira. Mwami ukomeze turindishe amaboko yawe akomeye. Tubisabye Imana Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu. Amen.